Imana yanga abantu bayishimisha umuntu ngo imitima iri kure. Nujya kuvuga uti Imana ni nziza, nukuri bijye bikuva ahantu, bijye bikuva mu nda, bijye bikuva ahantu hakomeye. Njyewe ndabivuga ndabihamya Imana ni nziza, nta nubwo twabona ngo uburyo tubivugamo ngo twemeze ko Imana ni nziza kuko turi abantu tuvuga indimi z'abantu. Kereka tubonye indimi z'abamarayika nibwo twavuga ubwiza bwayo maze yadukunze turi babi. Nicyo kintu gitangaje ku Mana. Mu gitondo yavuga iti mwese ni murimbuke ndema abandi banyubaha. Ari kwirangira dukunda kubera ko yaturemye ikadushyira mu mwuka wayo. Buriya Imana ni umwuka. Byanditse muri Yohana 4:28 ngo Imana ni umwuka n'abayiramye bagomba kwiramya mu kuri no mu mwuka, kandi ngo ire mu muntu yamuhumekeye mu mwuka wayo. Bivuga ngo sabe ahuri hari icyo twaye Imana iha agaciro utajya uha agaciro. Buriya ibya kamere uyu mubiri tujya dukunda kuwambika tukawunezererwa tukaba proud turakomeye. Umuntu uvuga ngo arakomeye aba afite ikibazo.